hamwe namwe hamwe namwe kugeza kumeruka isi hamwe namwe hamwe namwe umukiza be hamwe namwe. Papi Clever na Dorcas dukunda gukurikira ikiganiro Shalom Gospel Show kuri Genesis TV. Yes, amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Genesis TV 387. Nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse tutibagiwe n'abari mu murwa mukuru wacu ariwo Kigali, abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mu Burundi, muri Kongo. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mwanokomeje kunogerwa na gahunda za Genesis TV. Ibiganiro byacu byose uko byagiye bikurikirana byakomeje kugenda bibaryohera. Amasaha yanga isa 10 kuwa kane tugeze umwanya w'ikiganiro Shalom Gospel Show, aho muri ko nanjye byiringiro Octave. Of course nagomba muri tuba turi twenyine, dufite n'abakozi Imana batandukanye bagenda batubwira byinshi, bagenda batuganiriza byinshi. So uyu munsi wa none tuza kuza kumva nanone bimwe mu byo baduteguriye. Ushobora kwibaza ni yihe mpamvu turi hano, ni yihe mpamvu tuza kuba turi kumwe nabo, ariko reka nkubwire ngo niba ufite igitekerezo ushaka kutugezaho, ushobora kutwandikira ku ijambo rimwe Genesis TV Rwanda kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Igitekerezo cyawe si byo gusa, kandi ushobora kutugezaho ubutumwa bugufi kuri nimero iri kuri screen yawe, ubundi ukatugezaho igitekerezo cyawe, ubundi tukagerageza kugenda tuganira akantu ku kandi. Ushobora no kutubwira amakuru, ushobora no kutubwira uko wiriwe, ushobora no kutubwira uko icyumweru cyakugendekeye. Turi ku munsi wa kane, turi tariki 21 z'ukwezi kwa 10. Yes, ndabizi neza ko ukwezi kwatangiye ku itariki ya mbere. Turimo turavuga ati nihe mpamba ufite muri kino cyumweru, nihe mpamba ufite muri kuno kwezi. Ngeze ku munsi wa 21. Ndabizi neza ko ari byinshi mwamaje kugeraho, kandi mwamaje kugenda mukora iminsi ku yindi. Reka nkubwire ngo wowe gusa ntujye kuri televiziyo yawe, tuza kumva byinshi bitandukanye. Ndacyagaruka kuri rya jambo, ibyo amaso yawe atarabona, ibyo amatwi yawe atarumva, mu kanya gato ushobora kuza kubyumva. Wowe gusa ntukore ikosa ryo kujya kure ya screen yawe. Reka nkubwire ngo turi kumwe uyu munsi wa none, tuza kuganira byinshi, tuza kuvugana byinshi, tuza kugenda tukumva abakozi Imana benshi batandukanye bari buze kugenda baturirimbira, badufasha kugera intebe y'Imana, badufasha Imana no kwihimbaza. Of course twakoze byinshi bitandukanye, tuba twiriwe muri byinshi, ariko biba bikenewe yuko byibuze n'akanya gatoya twegera Imana, ubundi tukumva na byinshi biba bituruka ku ntebe yayo. Reka nkubwire ngo nkuko bisanzwe ngende byiringiro Octave, ntujye kuri televiziyo yawe, turagaruka mu kanya twumva byinshi bitandukanye twabateguriye uyu munsi wa none. Shalom shalom. uyu munsi naje gushaka umaso hawe mwami, ugirire umugisha mwami. Ndashaka kwibihe byanjye bihinduka, ndashaka kwibihe byanjye bihinduka. Yazi ko uri umutoza tu nakugeze gukina umupira. Yewe niga primaire. Wiga primaire. Nakinaga imikino y'abahungu gusa. Are you for real? Yeah. Nkiyihe? Nakinaga umupira, nabaga n'uwambaye mu bakobwa mu kwiruka. Okay. Ça c'est deux. Ikindi? It's okay. No, abantu tubana hano bose bagira ibanga, don't worry. Hey yo, it's your charge boy Rat Janecha. Nkunda kureba Genesis TV kuri Canal Plus chaîne ya 387. Don't miss it. I love it. I love it. From the heartbeat of Africa, Genesis TV. Hakuna matata. Nkuko
nkuko bisanzwe bimeze buri wa kane tuba dufite umutumirwa wacu udufasha kwegera Imana, udufasha gusabana n'Imana, udufasha kongera kandi kuramya Imana. Tuba twiriwe muri byinshi twatagiye tubivuga, tuba twakoze byinshi bitandukanye, ariko tuba dufite byibuze akanya gatoya kugira ngo byibuze turamye Imana, tuyihimbaze, tunayishimire byinshi bimaje kutugezaho by the way. So ushobora kwibaza ninde turi kumwe nawe uyu munsi wa none? Ninde ugiye kudufasha kuramya Imana? Ninde uri muri studio za Genesis TV? Ninde mutumirwa wacu uyu munsi? Amasegonda 5 yonyine. 5 4 3 2 1. So munyemere twakire Grace, nyina w'umuntu muri studio za Genesis TV. My big boss. One day just. Umeze neza? Ego meze neza. Tuguhaye ikaze muri studio zacu. Murakoze cyane. Urakomeye? Ego. Ibi ni amahoro. Amahoro. Okay, so natwe tumeze neza. Okay. Nje nakiriye wowe, abandi niwe ugiye kubakira. So ushobora kutubwira ni bande muri kumwe nabo, ni bande baguherekeje uyu munsi wa none, kugira ngo byibuze noneho tuze kuza kumenya ngo tugiye kubigenza gute. Murakoze cyane. Turi kumwe n'abaramyi nk'isanzwe. Turi kumwe na Aline. Aline. Nawe ni umuramyi. Okay. Yitwa Bolingo. Bolingo. Yeah. Nawe ni umuramyi. Ni umuramyi akaba guitarist. Okay, yes, Aline Bolingo, tubahaye ikaze muri studio zacu z'uyu munsi. Murakoze cyane. Amen. So Grace, nyibwirira rero amakuru yawe, cyumweru kigeze hehe, yifashe gute? Uyu munsi tariki 21 ukwezi wa gutangiye ute? Amakuru nyine yose afatika tuyigihe cyose tumaze tutabonana. Muri kino cyumweru cyane cyari cyiza, kigeze hagati dushima Imana. Okay. Umunsi ku wundi tubona amashimwe no kugira neza kwayo. Nta mpamvu yo kutayikomeza kuyiramya no kuyihimbaza. Okay. Dufatanyije n'abadukurikiye. Yes. So witeguye se kudufasha kuramya Imana muri kano kanya? Tayari ko nshobozwa n'Imana. Okay, kugira ngo byibuze tuze kuza kwinjira mu bindi, ndaza kuza kugenda nkubaza ibibazo byinshi bitandukanye, not byinshi, bikeya bitandukanye. So ndaza kuza no kuza kumva ibyo bamwe mu badukurikiye bari kugende kuza batuganiriza mu magambo make, ariko kugira ngo byibuze tubashe kwinjira mu kiganiro cyacu ngiye kuguha umwanya, bene bitewe no kumwuka w'Imana agiye kuyobora nuko wabiteguye, none dufashe kuramya Imana mu kanya gatoya, tugaruke no twumva byinshi bitandukanye nabateguriye uyu munsi. So umwanya ni wanyu. Thank you. Ariano, 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 guduhesagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ariano. Arihano, 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 guduhesagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Arihano, arari. Ariano, Ariano, guduhesagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ariano, umwami. Ariano, Ariano, Arihano, guduhesagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Arihano, 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 guduhesagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Arihano. Ninde wahindura imigambi yawe Mana, ninde wavuguruza icyo wavuze,
uvuze yego ntawavuga hoya uvuze hoya ntawavuga yego ninde wahindura imigambi yawe mana ninde wavuguruza icyo wavuze uvuze yego ntawavuga hoya uvuze hoya ntawavuga yego uvuze yego ntawavuga hoya uvuze hoya ntawavuga yego uvuze yego ntawavuga hoya uvuze hoya ntawavuga yego ninde wahindura imigambi yawe mana ninde wavuguruza icyo wavuze uvuze yego ntawavuga hoya uvuze hoya ntawavuga yego ntawavuga hoya uvuze hoya ntawavuga yego uvuze yego ntawavuga hoya uvuze hoya ntawavuga yego bikica vuguruza iyo mano Kristo nuwanje ndamahoro nicisha vuguruza iyo mano Kristo nuwanje ndamahoro. Yes, barakoze cyane abakozi b'Imana turi kubona uyu munsi wa none bamwita Grace nyina w'umuntu ngira ngo mwumvishe byinshi mwabonye byinshi ndibaza ko ntabwo ndibuze kuza gutanga comment ariko mu kanya gatoya wowe udukurikiranye muri kano kanya ndibaza neza yuko ufite ibibazo byinshi utangiye kwibaza ndibaza neza ko ufite n'ibitekerezo byinshi ushobora kuduha muri kano kanya so nimero ni yindi ni nimero uri kubona kuri screen yawe uza kugitenaho ubutumwa bugufi cyangwa se mu ijambo rimwe kuri Genesis TV Rwanda ubundi ukaba watwandikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Grace tumuhe ikaze muri kano kanya. Yes, munyemerere twakira nanone kandi Grace, thank you so much, mwakoze cyane. Arine wakoze Bolingo wakoze cyane uwaguhasa akanya gatoya like uko ubishaka akaririmbo kariko kose kakuje ku mutima umwanya ni wawe amasegonda 30 cyangwa se umunota umwe uri gukoresha gita nta nundi muntu uri kukuvugiramo. Yes, arakoze cyane Bolingo. Thank you so much. Merci beaucoup my big brother. So, ndibaza noneho ari nawe senguhe ikaze. Mwarageje kuri. Okay, so Grace, mbwira rero mu magambo make. Uyu munsi wa none ndatekereza haciyeho igihe kingana n'umwaka cyangwa se imyaka igera muri 2 abantu batangiye kumva izina Grace mu matwi yabo ariko nyibwirira mu magambo make watangiye gukora umuziki ryari watangiye kwinjira muri gospel industry ryari watangiye kujya muri studio ryari nibibazo bibaye bingahe bitatu. Okay, icyanyuma so wowe ubwawe just like umaje kwinjira nyine muri gospel industry manza ariko kubwira ibyo ngibyo windaza kuza kubikubwira nta kibazo igihe winjiriyemo igihe watangiye gukora indirimbo zawe ku giti cyawe. Yes,
njye naziye muri gospel mu kuririmba indirimbo z'Imana nasanzwe gukora umurimo muri worship team muri UCC Christian Church Gikondo cyangwa Niboye. Okay. So kujya muri studio rero nabitangiye muri 2020 ari nabwo nakoze indirimbo ya mbere twanatijwe n'umuntu iyindi ya kabiri nikoze ejo bundi nisohoye le 7 octobre muri uyu mwaka. Okay. Ayo twandashimye. So wakuriye muri UCC kuva ukiri umwana cyangwa hagiye ukuze? Ndi muto cyane ndi mu Catholique. Okay. Twatwana tugenda mu kiliziya. Okay. Noneho ngeze nko ndi muri secondaire mu gatatu mu kane nibwo nagiye muri drama team yaho niho nakuriye niho nigiye gusenga nyuma numva ndashije gukunda kuririmba mu kuramya Imana mu buryo bwo kuririmba njya muri worship team ndabanende kwanza secondaire. Okay. So ukiri muto nyine wumvaga uzaba umuhanzi like ukaririmba ku giti cyawe cyangwa wumvaga ari nk'inzozi biri aho ngaho? Narabikundaga cyane ku buryo bajyaga bambwira inkuru ko ari igihe urujya umwana barimo ataramenya indimi zose ariko agakunda indirimbo. So na making sure ko ushobora kuyandika mu ndimi yose mu rurimi rwose numva ariko nkayiririmba. Okay. Hakaba arizo mfata zose mbikunda music ari ikintu nkunda ariko ntarazi ngo nzaba umuhanzi. Okay. So ngeze secondaire numva ko nzaba umuhanzi ariko bitari muri gospel. Okay. Umva guzibera wo hirya hariya. So biza guhinduka gute kugira ngo nufate initiative wago ki ngomba gukurikiza nyine kugenda nyine nkaririmba gospel. Yaje bite? Hamwe no kugenda gusenga banyishe gusenga muri drama n'iki nagiye mpindura nakiri umwami na Yesu n'umwami n'umukiza wanjye then hindura ibitekerezo n'ubuntu nagiriwe naga ari amashuri wenda nagiye kubyigiramo ni Imana yabiteguye. Okay. Kuva no mu busanzwe suritonda gutyo buriya se cyane uko wicaye basanga ari uko naje mu bantu bitonda. Okay. So twendike twitonda ende nawe mwitonda. Jesus Christ. Okay. So intebe tuzikuraho tukore ku mugenda no mu kanya gatoya ntacyo bitwaye. Uriteguye? Anyway, so utangiye kuririmba gospel noneho nyuma utangiye gukora umurimo w'Imana noneho initiative wangu utangiye kwinjira muri studio nyine uririmbe byagenze gute ninde wakwensipiye kugira ngo ubwe ngo ugomba gutangira gukora umurimo w'Imana muri uburyo? Numvaga ko kuririmba mu rusengero bihagije sometimes nkanakora nk'indirimbo nkazitanga noneho igihe kiragira numva ko indirimbo zose n'ubundi ntabwo nazitanga ngo zishire. Okay. Ariko nkumva ko hari izo byanze bikunze ndirimba nkumva ndi convinced cyane ko byaba byiza ntanze message Imana yampaye biturutse muri njyewe. So iki gitekerezo nari mfite indirimbo nyinshi kuko indirimbo ya mbere nayikoze mfite imyaka 10 hagati ya 12 na 13 nangiye muri secondaire. Okay. Nibwo wayikoze cyane nibwo ya mbere nubwo nanditse. Okay. Izindi nakoraga iby'abandi then ubu ngubu urumva mfite nyinshi ariko impamvu izi ngizi ndabashima nakijwe n'ubuntu arizo ziri hanze nuko numvaga ari message ndi convinced ko ariyo igomba kubanza. Hari indirimbo iza ari kumva nawe ubwawe iragufasha. True. Rero nibwo nadisize kuba ariko dushyira hanze. Okay. Akabuzo kandi kamwe nibaza wenda kanyuma kuri ino session ndashaka kuza kumva byinshi waduteguriye uyu munsi wa none ntabwo nshaka kuza kuvuga amagambo menshi ndashaka guharira umwanya boringo narinde nawe just like mukatubwira uko mushaka ko tubigenza ariko ugeze muri gospel industry ubonye byinshi bitandukanye ndibaza ubona yikurikiranaga wumvaga umuziki wa gospel no kugira ngo ujye kudesida kuzamo nuko kubonaga hari bimwe just like kuri kubonamo ukimara kugeramo ni ikihe kintu wumva ushobora guhindura muri no ministry nkawe nka Grace irihe tafari uzanye wowe rigiye gushyigikira no murimo? Nta kintu kidasanzwe uretse gushyira itafari ku yandi matafari bagenzi banjye bashyizeho no gukomeza kubaka ubwami bw'Imana. Icya kabiri nahamagarira ahubwo bagenzi banjye bitinyaga nabo kuvaho kuko kuvuga ngo urakora indirimbo ukaririmbira aho ngaho birashoboka ko hari igihe ari wo muhamagara ariko hari n'igihe biba ngombwa yuko usohora ibikurimo byose. True. Kuko message ufite maybe ntabwo ariyo utava ufite iyo yagushyizemo Imana ifite umuntu runaka iri gufashe utandukanye n'uwo Octave yafashije binyuze muri message Imana yamuhaye. Ikindi kubwanjye ndumva twarushaho
kwegera Imana Okay. no kumva ikiduhamagarira gukora kuruta uko twagendera wenda ku ibihego birahinduka ariko twumva icyo Imana ivuga cyane kuruta ibihe ko bihinduka. Okay, waje umwaka ushize nibwo washyize indirimbo ya mbere Just Like Hands. Byari ibihe bitoroshye and then uhura na challenges nyinshi, so wari witeze ko abantu bagiye kwakira na yombi, ubundi bisa nkaho by'uruvanganyije kubera covid. Wabyakiriye ute? Iriya ndirimbo nikora Ego. ntabwo ubwo navuga ngo ntabwo ndabatara yo guhita ndurizinga hanze kuko nayishyize kuri YouTube gusa. Okay. Indi ndirimbo y'ikina radio y'ikina ni imwe gusa nabwo ni umushuti wayijyanye. Okay. Noneho iya kabiri nibwo numvishe ko byanze bikunze why not nashaka gutuma n'abandi bose ku mpera z'isi bumva indirimbo. Okay. Message ya iyo ya mbere urayivuze utureba muri kamera like umushuti warimo aratureba. Anyway, thank you so much. Ndibaza mwumvishe byinshi bitandukanye, turi kumwe na Grace arimo aragenda tubwira bimwe mu byo Imana yamukize ku mutima cyanditse n'ibyo yabateguriye uyu munsi wa none. Ngira ngo haciyeho iminsi mike cyane hafi icyumweru niba ntibeshye ushyize hanze indirimbo yawe ya kabiri yitwa Ndagushima. Ndamushima gusa konyine. Okay, mbwira gato koze mu kanya uraza kuza kubaza ibibazo byinshi ntabwo ngiye ndibuze kubikora. Nyibwira gato gusa inspiration y'indirimbo yaturutse hehe, byagenze gute? Inspiration y'indirimbo yatangiye kuri njye nshaka kwegera Imana kurushaho. Tuba turi abarokore, turi abakristo, dusanzwe dusenga, dukora n'imirimo y'Imana itandukanye aho twahamagariwe. Ariko hari igihe kigera kumva sinzi n'abandi niba bibabaho ariko wasenga ukumva uri kure uko wari usanzwe ufite ubusabane n'Imana kumva ntabwo bisanzwe nk'uko byari bimeze. Iyo rero wigeze gusogongera kuri ubwo bwiza bw'Imana, ubuntu bw'Imana, presence yayo ukayibura urahangayika. Ngewe rero nasabye Imana n'iki kumva hari igihe umuntu yibase nakoze ikihe cyaha ukareba nta muntu w'umukiranutsi ubaho ariko hari uburyo ububanye n'Imana ukabase ukumva uri kure kumva ntabwo uri kumva like presence yayo. So ndavuga Mana ndifuza kongera kugira ibihe n'ibyo twari dufitanye nka mbere. Ndifuza ko ibihe bihinduka, ntabwo nifuza ko Imana iba nk'umwetranje kuri njyewe kandi yari hafi yanjye. Icya kabiri nari maze iminsi numva nshaka guhindura ibintu byinshi mu buzima, tugira goals zitandukanye. Numvaga ko hari step nshaka kuvaho kuri level nshaka kuvaho nkagera ku yindi. Nabyo numvaga bishobora guhinduka niba Imana ishobora yaraciye inzira mu nyanja igakazura abapfuye. Ndavuga Yesu bitangaza agiye akora. Ni ukuvuga ngo ibyo tubonesha amaso muri ino si iyo dusenze tugomba kwizera ko byahinduka byanze bikunze kuko Imana yaremye ibihe niyibasha no kubihindura. Rero niyo mpamvu nasenze ni byinshi, hari ibyo biri personal muri famille mu gihugu cyacu. Ndavuga Imana ibihindure hamwe. Rero nicyo cyifuzo cyo kwegera Imana, niho inspiration yaturutse. Ariko igitangaje muri iyo minsi mbisengera ntabwo aribwo indirimbo yaje. Hashize igihe ko kundi usenga avuga ko kirarangiye Imana yabyumvishe, ariko hashize nk'iminsi 3-4 ntashye bisanzwe ndirimbo nzamo mu nzira melody lyrics kugira mu rugo yarangiye. So umunsi uri muragenda n'amaguru wari uvuye hehe? Mbwira nkaho wari ugeze amakarisi menshi muri Kigali nshobora kuba nyaza ndende kugera mu rugo. Nari mvuye mu bice bya Kismet ngiye kugera Kicukiro Centre. So urwo rugendo rwo kuva Kismet ugera Kicukiro Centre kaburimbo ukagera Sonatip ukazamuka kuri kiosk rero ya hose wagendaga n'amaguru ende nuri kwandika mu mutwe tu indirimbo irimo iraza kuko hari igihe kigera wenda umaze nk'umwanya munini uciye kubateka ngende n'amaguru ati n'akanya ko rero ntabwo yatangiye ku cement nibwo naje gusaba ko kundi ugenda mu muhanda nta kintu kidasanzwe rero. So rero kwakunda karimbuka kuza amasinibuka ko naririmbye ariko iyo niyo yayisize amagambo na melody. Sengera mu rugo irangiye ntanyandika. Ubu munsi nzongera kukubona uri mu nzira ugenda nzamenya kuri murandika n'amagambo.
buriya si buri gihe ya aho kuko inspiration ibiri birava so cyane hano ishobora kuhaza nahayaza okay so nk'umwanya muto ya inspiration anyway thank you so much reka byibuze udufashe mu munota umwe igitero na chorus kuri indirimbo ndamushima gatoye ifatanyije na Aline ndetse na Bolingo none tuze kuza no kwerekana n'abadukurikira amashusho y'indirimbo tuze kumva byinshi cyane none inyuma y'amarido indirimbo yakozwe ite so umwanya no wawe uri tangiriro ry'iherezo uretse Imana yonyine nyir'ibihe uyu munsi naje gushaka mu maso yawe mwami ugirire umugisha mwami nkubone uyu munsi naje gushaka mu maso yawe mwami ugirire umugisha mwami nkubone ndashaka kwibihe byanjye bihinduka ndashaka kwibihe byanjye bihinduka ndashaka kwibihe byanjye bihinduka ndashaka kwibihe byanjye bihinduka igihe umwanzi yarwanye kirahagije kuzenguruka Yeriko birarangiye kurya amanu ya buri munsi ndasingira Canani yanjye ngomba gusingira icyo wafatiye mwami kurya amanu ya buri munsi ndasingira Canani yanjye ngomba gusingira icyo wafatiye mwami ndashaka kwibihe byanjye bihinduka ndashaka kwibihe byanjye bihinduka ndashima kwibihe byanjye ubihinduye ndashima kwibihe byanjye ubihinduye ndashima kwibihe byanjye ubihinduye ndashima kwibihe byanjye ubihinduye. Yes, arakoze cyane Grace niwe turi kumwe nawe uyu munsi wa none ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye mwabonye byinshi bitandukanye ariko reka munyemerere gusa mu kanya gatoya tubone cyangwa se turebe amashusho y'iyi ndirimbo amaze iminsi ashyize hanze ubundi ndaza kuza gufungura umurongo tugende twumva byinshi bitandukanye n'igitekerezo n'ikibazo cyangwa se n'inama ushobora kuba wamugira nabyo turaza kuza kubyakira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none reka nkubwire ngo ntujye kuri televiziyo yawe turagaruka mu kanya amashusho ni ndamushima of course umuhanzi ni Grace NYINAWUMUNTU turagaruka mu kanya. hamwe namwe kugeza ku mperuka y'isi hamwe namwe umukiza be hamwe namwe. Papi Clever na Dorcas
dukunda gukurikira ikiganiro Shalom Gospel Show kuri Genesis TV. Yes, reka ngushimira wowe ukiri kumwe natwe uyu munsi wa none, wowe ukiri imbere ya televiziyo yawe, reka nkubwire ngo wakoze kubana natwe. Nizere ko mwanyuzwe n'iyi ndirimbo. Of course ni Ndamushima, umuhanzi ni Grace NYINAWUMUNTU, televiziyo ni Genesis TV, ikiganiro ni Shalom Gospel Show. Njye ndi Byiringiro Octave, ariko mbere yuko dukomeza, my big boss Kongs kabisa, amashusho ameze neza, antuka content, script, melody, sinzi niba utaradushushanyije, niba wari kwicurangira hariya, tubwize ukuri. No, what a second, it's okay. Ntacyo bitwarika, nshyiraho comments zanjye ibindi baza kunsubiza. So amashusho ameze fresh, color, buri kintu cyose antuka kiri ku murongo 80%. Umuntu ukiza muri music ukabasha gukora amashusho nk'ariya, bakora indirimbo imeze nk'iyi ngiyi, antukabona ko nyine ufite urugendo rwiza imbere kandi bimeze neza, nyine wafashe umwanya wo kubitegura, ufite na team nini iri inyuma yawe nk'uko bimeze ubu ngubu. So kongs kabisa, amen. So nyibwirira rero, uriya muntu se wacuranze yari wowe for real? Uriya muntu yari njyewe, ariko ntago ndagera ku rwego rwo kwicurangira indirimbo zose, gusa ndacyari kwiga nawe mbihagaritse kugira ngo manze focus ku bindi, ariko biri mu nzira nziza. Okay. Ni ubasha gucuranga keyboard na keyboard yonyine, guitar wapi? Mbwira sasa rero, kugira ngo mukore amashusho ameze gutya, ndabizi neza ko hari imbaraga nyinshi babyatwaye, hari challenges nyinshi, ntago uko tuyibona gutyo aba ariko biba bimeze. So ubu twinjiye inyuma y'amarido, story behind the song. Ndamushima yakozwe gute, Ndamushima atwaye amafaranga na gute, nibyo bibazo bigiye gukurikira mu kanya. Ndamushima mbese nyine challenges zose mwahuyemo nazo. Hari abantu benshi bajya baza bakambwira ngo hari ahantu barimo barakora amashusho bahagaze, intozi zitangira kubatondagera nyine ziri kuzamuka, then urumva iyo ni challenge. So nawe ushobora gusanga hariya, nabonye hari ibyatsi. Tubwire mu magambo make, iyi ndirimbo yakozwe gute, mu gihe kingana gute? Indirimbo audio na video? Yes, byagutwaye igihe kingana gute? Audio yo yarakozweho mbere, kuko ntago nyikora audio, nari nzi ko ntitangura video. Yego. Ariko hamwe na support no kuvuga ati se wakoze n'amashusho kugira byiza kurushaho, nza kubikora nyuma. Ariko audio yamaze nk'amezi hafi 3 ane nyifite mu rugo. Okay. Ubwo rero video nibwo twayikoze nko mu kwa nagari kera, twe tuve muri lockdown, tubanza kugira na challenge iya nyuma. Okay. Tubonye kirimo challenge zo kubona locations, ndabizi ati ni ibibazo, ariko haciyeho nk'ibindi byumweru 3 tuba turayikoze. Challenge ya nayivuze ubwo kubona location ya mbere. Yego. Kuko aho mwabonaga amafaranga menshi cyane, cya kabiri gusa kwipimisha kandi abantu bangana kuriya, ari umuntu wenda tarabizi ko ari kwipimisha, gusa kwitegura, ariko turashima Imana ko at the end izo challenge zose nta nimwe twahuye nazo ahubwo. Okay. Twebwe izo twari dufite Imana zikuyeho ku buryo yaba ari aho twakoreye nta kibazo twagize, yaba ari abantu twakoranye nta bintu twahuye nabyo bikomeye. Kuri video yabaye iminsi 2, yego, gufata amashusho bisanzwe mu ndirimbo umunsi umwe, script tuyikorera undi munsi nayo. Okay. Bango script hariya twabonye umuntu umumama ndira arimo aramusohora mu nzu n'umubyeyi n'ibiki byose. Iriya niyo twakoze umunsi wa kabiri, kuko twayikorera ahantu hatandukanye. Niba mwarabibonye harimo alimentation, harimo mu rugo, akabamo no ku ishuri. Aho hantu ni ahantu hatandukanye ku buryo utabifatanya n'umunsi wo gushutinga kugira ngo bishoboke. Ariko ndashimira cyane abantu bose twakoranye, bari bose batinzemo benshi n'ubwa mbere, ariko ni abahanga bitangaje ku buryo none n'abantu baduhaye aho gukorera batwakiriye, ahubwo bajya ngo bari gukorera Imana, tubaye babise ko bikorera Imana. Muze nta kindi dushaka no kumuza kuhakorera ubundi natwe nawe. Wow, thank you so much. Nemerera noneho umbwire muri aya magambo content y'iyi video, and then imeze gute? Tubwire wenda n'abantu bakurikira like amashusho na melody, ariko ugashaka kumva byibuze content yayishingiye kuki mu magambo make. Content ubundi natangiye kubivuga ko
ikibiri inyuma cyose ari ugushaka kwegera Imana. Yes. Ariko ibyo bintu ntabwo wabona ukuntu bishyira mu mashusho. Yeah. Rero narebye ibi mu buzima bwa buri munsi ibintu byoroshye nabasha gushyira muri video kandi hari n'ibyagiye bitubaho. Nk'ubu ngiye bigeze kunyirukana mu ishuri muri primaire. Okay, icyo ni icyambere. Ubwo rero harimo abantu batabameze nkanjye bahuye n'iki kibazo cyangwa bari guhura nacyo. Bakurikanye kubera uburara? Oya, ntabwo ndikirana kuri n'ahantu hose nize ndetse rwose. Okay, ahubwo so ubushobozi. Ntabwo bwari bwabuze complete ariko hari igihe kigera ibintu bikaba stuck. I know. So icyo gihe kibaye numva ndababaye ariko sinabyo tari bivira umwana ariko nyuma nibwo natekereje se ni ikihe kintu wenda kidakunze kugaragara muri video abantu bahura nacyo ariko kandi benshi. Hari abantu biruka mu ishuri abari muri universite gusanga ni ikibazo gukura ama examen. Rero namusubizagamo imbaraga umuntu nk'uwo nguwo byuko Imana ihindura ibihe. Okay. Hariho umuntu hari aho mvuga mu gitero cya kabiri ngo igihe cyo kuzenguruka Yeriko kirarangiye. Igihe cyo kurya manu ya buri munsi kirarangiye ngomba gusingira Canani yawe. No kuvuga birashoboka ko umunsi ari igihe ukora ukabona amafaranga ukabona ibintu bimwe na bimwe ariko bitagera kuri needs zawe bitagera ku cyo ushaka. So iyo Yeriko yaba ari uburwayi yaba ari bukene yaba ari yo kutegera Imana ugomba kuvaho ugahura n'Imana. Thank you so much. Aline. Sava? Sava. Umeze neza? Yego. Ubu niwengezeho tu? Yego nta kibazo. So nyibwirira feedback wamaje kubona amashusho indirimbo ya Grace kangira ngo murahora namo muri kumwe kenshi. Wayibonye gute wowe n'iki kintu wamubwiye nyine bwa mbere ukibona iyi ndirimbo? Murakoze. Ngewe nkimara kubona indirimbo kubera ko urugendo rwo kwikora Grace yaciyemo rwose twari turi kumwe naramurebaga. Intambara zose yahuye nazo akageraho rimwe na rimwe agacika intege ariko tugakomezanya nk'abana b'Imana. Nkimara kuyibona naramubwiye ngo dore umusaruro uvuye muri bya bindi. Ndamubwira uti twarabisengeye Imana irabikoze. Imana iradusubije. Nicyo kintu naramubwiye ngo uko twayiririmbye nibyo bidusohoyeho turi abambere nkuko twabigererembye. Nukuri natwe twashimye Imana kandi tuzi neza ko usibye natwe hari n'abandi benshi iri kubaka imitima yabo. Thank you so much. Nakuga comment na nyine by the way. So Aline se yagufashije iki muri iyi video? Aline nawe arimo nuko adakunda Aline nawe arimo boneraho no gushimira buri muntu wese wagaragayemo. Wari wabona abantu bagufasha ku buryo niba wenda habaye akantu kari improviser ugasanga nta n'umucika intege aho ugasanga niyo wari ufite ikibazo yuko abantu barabifata gute. Ariko ni ukuri Imana ibaho umugisha mwinshi hari abantu baba bakijijwe pe ku buryo bagutangaza. Harimo abantu babikoze batari muri video harimo abantu twabanye muri video script noneho ababikoze bo videographer ba producer bwo nawe ndasinzi niba ndeze ko bavugaho. Nta kibazo ushobora kuvuga kano kanya. Aka kanya ndashimira Freddy lejana. No ukore amashusho. Yakoze amashusho. Hama audio kurwa na Boris. Okay. Abo bose nabantu bashyize imbaraga bafata umwanya wabo uhagije. Ninjye nashakaga ibintu wenda ngo ayime yarangiye akanga buretse gatora akantu ko gukora. Bashakaga perfection. Ndabashimira kandi ikintu nshimira Imana cyane nuko iyi ndirimbo itakozwe gusa ngo isohoke tujye kuri script n'iki ahubwo nuko ndi kumva ubuhamya buturutse mu bantu noneho. That's true. Ntabwo ushaka kumva kunezerewe umuntu akanyandikira atanzi harimo abo nzi nabo ntazi kambwira ngewe muri ino ndirimbo nabashije kubona ishuri muri ino ndirimbo nabonye akazi muri ino ndirimbo ndizera neza yuko ibintu bihendimo biri buvemo. Hari nk'umuntu nawe wari struggling no gusabana n'Imana afite ubuhamya bwinshi n'ubu ngubu ndacyakira message. Icyo kintu bisubizamo umuntu imbaraga cyane. That's great. So nyibwirira iriya keyboard kugira ngo muyigeze hariya byabatwaye imbaraga zingana gute? Kuri Freddy niwe bidufashijemo. Niwe bafashijemo. Ntabwo byari bihambaye. Banga ibintu byose hari bimwe n'ino yagiye abafashamo kugira ngo byibuze abantu bashe kugenda neza. Mwe musanzwe muziranye se? Oya. Musanzwe muziranye. Muhamagare. Mukubitisha ka comment gatoya cyangwa mbe muretse.
nta kibazo. Anyway, maybe bishobora gufata umwanya. Numvaga nshaka comment y'umwe mu ba producers bakoze kuri iyi ndirimbo kugira ngo byibuze twumve bo bayakiriye gute, nibo bamarana umwanya nawe, nibo bafata umwanya bumva indirimbo ndetse banayumva cyane kurusha maybe n'abandi bantu benshi. No kugira ngo bigeze kuri iyi level agashyiramo kamera dumve kameze neza cyangwa se amashusho ameze neza nuko baba bakoresheje imbaraga zabo. Ariko kugira ngo byibuze bize kuza kudufasha, hari abantu batajya bansubiza kino kibazo. Ariko ndabizi ko ugiye kukinsubiza kuko nabibonye ko ushaka kukimbwira ntacyo bitwaye. So cyangwa mbe nkujeho. Yeah, that's it. Indirimbo yakozwe n'amafaranga y'amabasi. Ari menshi cyane. Okay. Ariko ntabwo ari make. Ntabwo ari make. Twagiye hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 1, hagati ya 1 na miliyoni 2, hagati ya 2 na miliyoni 3. Hano nta makuru ndi bugwe. Kuko okay. Hari ibintu ubona twasanze twarashizemo amafaranga tutari twaplaningi. Okay. Ibyo bintu bishyizemo rero byarenga. Ntabwo ari menshi cyane. Okay, hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10. Ahantu smilinze gitaka kwa rimaka. Anyway, ntacyo bitwa impamvu y'iki kibazo ari umuntu byibuze nawe wifuza gukora amashusho agira ngo byibuze nawe message Imana yamuhaye ibashe kugera kuri benshi, aho ugasanga arakitinya ribaza bizagenda gute, Imana izacinza muhe buryo byibuze biramukomeza, ugasanga byibuze wenda yakoze n'amafaranga ashobora kuba yabasha ariko atabitekerezaga kandi n'uburyo bwiza. Anyway, ikibazo kindi numva nifuza kubaza kiri inyuma kuki indirimbo wahisemo kuyita Ndamushima, and then kandi muri script imbere bikaba bisa nkaho bitandukanye. Ukurikiranye urimo urasaba Imana, urimo urasenga, usaba yuko nyine like ibihe urimo bihinduka, ibihe urimo ucamo bihinduka, and then already ariko title Ndamushima. Kuki utayise kwa kundi Urasine nko kwita. Ngomba guhinduka. Of course. Ntabwo nifite. Byo nk'amateto nk'atanu cyangwa se 3 yaje mu matwi yawe cyangwa se mu maso yawe mbere yuko indirimbo irangiye cyangwa n'ubundi title yari hari. Ntabwo nifite title pe. Kuri ku buryo ahubwo na producer wa mbere yima yari yayise Ndashaka. That's it. Ese abenshi producers yari igihe bahitira amazina. Ntabwo yarahimbajije ndabiranye ndamenya neza ibyanjye. Kandi indirimbo yarangiye cyane. Noneho tukabona chorus irasubiramo Ndashaka. We kugira ngo abone ukuntu saving muri document ze avyandikaho Ndashaka juste kugira ngo abone ukuntu amenya ngo ni yani. Ariko Ndashaka ntabwo ariyo yari kuza kubera ko ijambo ry'Imana yavuga ngo nidusenga dusaba dushime ko ibyo dusaba tubihawe. Ikindi ingingo nyamukuru nari mfite ibyo bihe ndimo ko rino ndirimbo kugeza n'ubu ndashima Imana ko ibintu byishire gukora. So ingingo nyamukuru muri ngewe no gushima Mungu nawe uri gusaba. Okay. Afite urumva nyine like izina ry'indirimbo na content irimo ego. Gusoza gatoya nk'amasegonda nkangahe. So bivuga ngo ndamushima ko ibihe byanjye bihinduye. Okay. So ntekereza ko akariko kabazo numva nshaka kukubaza kandi undi muntu wari wese ashobora kuba yakubaza ni hihe challenges zimwe na zimwe bamwe mu new generation worship leaders mukunze guhura nazo cyane cyane. I know ntago mwamworohewe no kuza gupfumura, hari bimwe abantu baba barubatse and then wuraje gutya mu mwaka umwe and then kugira ngo byibuze n'abantu batangire kwakira message Imana ibagushyize ku mutima nabyo bari ibindi. Nize challenges mukunze guhura nazo, izo umaje guhura nazo muri iyi minsi wowe ku ruhande rwawe? Hariho experience, hariho gukora indirimbo ariko gukora follow up yayo bigere ku bantu ni ikindi. Okay. Hari kuba utarusanzwe nduzuzwi cyane muri media buryo kwa approaching abantu ushobora kukugora. Ndakeke cyane n'icyo ngicyo, ariko ntekereza ko iyo wateye intambwe wenda nsubiza nawe umuntu ushobora kuba ati si ibintu ko bitwara amafaranga menshi. Iyo wateye intambwe kumva wabadeterana kumvira icyo Imana ikubwira byanze bikunze. Ntabwo hari ijambo rivuga ngo ntabwo sindi nandi bivuge neza, abo ihamagaye ni irabekipa. Ntabwo nagihamagara
abamaze kuba ekipe ahubwo abo yahamagayira na bekipa kugira ngo bashoboze gukora ibyo bintu rero iyo wumviye Imana ukayizera ikinzira ku buryo na video nanjye yakinzira ntatekerezaga rero no muri kujya gusohora indirimbo ukayikurikirana n'iki byanze bikunze iduhuza n'abantu nka ba Octave bafite umutima wo gukorera Imana nta yindi nyungu wenda ngo basanzwe tuzi ariko bikagera kure kandi message gutambuka nyuma yenda gushima so twitega iki kuri Grace ugiye kumara undi mwaka udakora nkuko byari bimeze ku ndirimbo ya mbere y'umwaka ushize cyangwa noneho hagiye gusohoka album mbere y'uko umwaka urangira you never know mbwira bimeze bite hari ubu ngubu ufite gahunda yo gukomeza guhagarara ntabwo kanya natamabwira ngo ngiye gukora album ariko ntekereza ko turi mu mishinga yo gukora izindi ndirimbo uko Imana izadushoboza mu njyana zishoboka zose alright Bolingo ameze neza niwe muntu watuje hano kuri iyi stage watuje cyane okay ngaho umwanya ni wawe icyo ushaka ugikore tu nawe uravugisha iyo gitari none se ko nta kindi kintu tugiye hano ntabwo bano bari bugufashe niwe nishakira wenyine tu barakoze cyane munyemere dushimire Grace munyemere dushimire Aline munyemere dushimire Bolingo nibo turi kumwe nabo uyu munsi wa none nibo bari kudufasha kunyuma no kwihimbaza ndende mwumvishe byinshi bitandukanye mwumvishe ko bafite ibikorwa byinshi mu radutegurira mwumvishe ko bafite ibyo Imana basitemo byinshi bitandukanye biteguye kuba batugezaho ngira ngo nta yindi mpamvu tuba twazanye impano nk'izi ngizi no kugira ngo byibuze mukomeze kubashyigikira mukomeze kubafasha mukomeze kuba hafi mukomeze ndetse no kubasupportinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Grace ushobora gukoresha ino kamera ndetse umuntu ashobora kubona hehe ino ndirimbo ashobora kwisanga he bamukeneye kuguha intunga igitekerezo yakubona gute tugana no ku musozi w'ikiganiro cyacu mwakoze indirimbo ubu ngubu iri kuri YouTube hariho yitwa Ndamushima iri kuri channel yitwa Grace NYINAWUMUNTU YouTube channel izindi platforms ni IG cyangwa se Instagram nayo ni Grace NYINAWUMUNTU na Facebook nayo ni Grace NYINAWUMUNTU okay so hari umuntu witwa Grace NYINAWUMUNTU uramuzi ujya wumva iryo zina ubwambere rije nigeze kubyumva ni umutoza wa equipe y'Amavubi y'abagore namufite icyo mufana uramuzi se nibajije ukuntu muhuje amazina yose neza ntabwo ndabyiyumvisha tu ati ibyo byose ndaza gushaka amakuru none nyine mbwiye ko ntayo nta nubwo uramenya n'amakuru yiwe nta nubwo muranahura na gatoya ntabwo turahura na gatoya uramwumva ariko nigeze kumwumva hari n'umuntu yigeze kunyandikira sikari we kuri Facebook okay asanga ntabwo ndamubaza ntabwo ngende umutoza yarazi ko uri umutoza tu nakugeze gukina umupira njyewe niga primaire wiga primaire nakinaga imikino y'abahungu gusa are you for real nkiyihe nakinaga umupira nabaga n'uwa mbere mu bakobwa mu kwiruka okay ça c'est deux ikindi ntabwo nakina it's okay no abantu tubana hano bose bagira ibanga don't worry ntabwo uri buze ko kubera icyo utinye kukivuga kubera icyo utinye kukivuga hari ukuntu abana barebaga amafilime that's it wakina rero no it's okay nakina nyine byari bimeze ukuntu wabishyiraga nande ni akazi k'amatsiko tu basaza banjye abantu duturanye yumva twakinaga niba ari ukurwana nyine ni ukurwana turasana kandi ubwo warwana ukaba uwa mbere
hari abo bankubitaga ko ntabwo nari ngana nabo ikindi basaza banjye bamprotectinga kugira ngo nawe warwanaga nyine wishingikirije abantu bari inyuma nabaga mfite Okay, thank you so much. Mnyemere dushimire cyane Grace nyina w'umuntu ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye. Ntabwo ndibuze kuza gukora comment ariko uko biri kose mwabonye icyo Imana yamushyize ku mutima kandi ndatekereza neza yuko niba washimye ibyo Imana yamushyize ku mutima niba wamushimye message Imana yamuhaye ni byiza gufata iyo message ubundi ukayisharinga ku bandi bantu batandukanye kugira ngo byibuze ubutumwa afite ubashe kugera hirya no hino. Ikindi kandi ushobora no gukoresha ubu butumwa ushobora no kumwohereza message ushobora no kumuha like ikindi gitekerezo kugira ngo byibuze akomeze kugenda yigira imbere nawe tumubone mu minsi iri imbere ari ku rundi rwego ahagarara igihugu cyacu ahagarara umugabane wa Afurika ndetse bigere no hirya no hino. Grace, ikintu kimwe cyonyine ngiye kugusaba nemera ntashidikanya yuko ari umuntu ushobora kuba udukurikiranye ushobora kuba afite ibibazo ushobora kuba akomerewe ushobora kuba atameze neza ariko byibuze biciye mu ijambo Imana ushobora kugucishamo ndetse ukaba wamubwira bikamubera impamba yo gukomeza urugendo. So umwanya ni uwawe, sinzi message iri ku mutima wawe ariko ushobora kwitanga uko iri ntacyo bitwaye. ndabizi ko abantu bose abenshi badukurikiye kandi turabishimira ko mwabanye natwe. Ikindi nabwira buri muntu wese udukurikiye yaba ari muri situation runaka hariho situation ziba zigoye hari n'undi uri muri situation zo gushima nanjye ariko ndakomeza wa wundi uri muri situation igoye kugira ngo yizere Imana. Ndakubwira ngo ntabwo Imana yadusezeranyije ko tutazamera mu bibazo ahubwo yadusezeranyije ko izabana natwe muri byo. So nibwo butsinzi dufite kandi wizere hamwe na message no muri ino ndirimbo Imana ibasha guhindura ibihe. Niba izura bapfuye niba arakinzira mu mazi niba n'ubu ngubu turimo kwakira ubuhamya bw'abantu batandukanye ntabwo uyu munsi wowe yakureka. Uyu munsi wizere utangire uyishima ahubwo usenge wizeye neza ko iguhinduriye ibihe nayo nzi neza ko izahabwa icyubahiro kandi birayinezeza. Yes, arakoze cyane Grace kuga message nziza ni muri mbashimire mwe mwabanye natwe uyu munsi wa none abafite gahunda nyinshi zitandukanye reka tumuherekeze gato tuze tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twumva n'ubutumwa mwagiye mwandika butandukanye and then ibindi naho ku cyumweru ntujye kure ya televiziyo yawe turagaruka mu kanya.